Hello my people, this is Badman Big Man, Papa Fresh OG. I'm back again. Yeah man, mbere na mbere mbanje gushimira buri muntu wese twabanye mu kiganiro cy'ubushize cyabyenda gusetsa kuwa gatandatu washize. Nanongera nshimira umuntu utagiye gusenga kugira ngo akurikirane iki kiganiro. None nshimire byimazeyo. Umuntu wasenze kuri bonane gusa akazongera gusenga ku yindi bonane y'undi mwaka. Umuntu azi ubwenge uko hazi kwiziga mu masengesho. None sibyo guys, kambagira inama nubwo kwishima atari itegeko, ako byibuze mujye mugerageza museke uko kubyimbana n'izo nzigo zawe nshuti yanjye. Ntago byavamo. Mbo murabizi ko buri uko tugiye gutangira ikiganiro turanza tugasenga. Imana ishimwe ubwo isengesho nasenze ubushize murizi, ubwo reka duhite dukomerezaho murigendero nyine namwe murahita mwezwa. Utaryumva ari igihe wazasanga ni seriveri mu ijuru cyangwa umusekirite magaze ku marembo mwahita nkujya kugahita usubirayo, cyangwa ugasanga nkora isuku mu ijuru shanka zanga kugufurira kukogereza inkweto cyangwa kugushyira amazi muri dushe. Ntago nagushyirira amazi muri dushe jamais. Mbo muntu dukurikiye rero ujaka kanya mbere na mbere banze ukore subscribe hano, kore ukomeze ukore no kuri all notification kugira ngo ibiganiro cyangwa se ibihangano byacu cyangwa makuru byose bizajya bitambuka hano kuri GNDF TV ujye ubasha guhita uyibonera kujye nta wundi muntu urayibona, ujye ubibona bigishyushye bitarakonje. Mukaya mbafite n'amakuru ashyushye butegura ibibabi utaza kubifata bikagutwika. Nusoza uhite ukanda hano hasi ujye muri commentaire tanga igitekerezo. Hano mfite ibitekerezo byinshi ariko cyaba byiza nawe babwiye rwose. Naimo ndabireba nkumva nkahita ndubira narubiye kubera izi comment. Siranzi ko ari abantu bankunda bigezanga. Kore subscribe, like, share ndetse na comment. Nano kwibutsa ko iyi YouTube channel ntago ari yonyine dukorera inshuti yanjye. Dukorera no kuri TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, hose ni Jafet and Family TV. Let's go. Mbo amansome kuri comment ho gatoya ubundi duhita dukomeza. Ariko reka mbanze mbabwira akantu gatoya mutari muzi nk'abantu bakorewe umujyi cyane ntago mubizi. Ubundi kera nkiri muto mu gihe cyacu nyine murabona ko hari ubwana haje ubwanwa. Kera mu gihe cyacu rero kubera ko nta bibero zabagaho hari igihe bajyaga kuguha umuti bakagufunga amazuru. Icyo gihe wahitagamo gufunga amazuru, icyo gihe wahitagamo kubumbura umunwa cyangwa gupfa. Wahitagamo kubumbura umunwa ukanywa umuti cyangwa ugahitamo gupfa. Okay, twakomeje. Ngamwe none mwe mwaratese sha mwaradawe. Kanje mbareka sha. Mbo turebe umuntu watwandikiye akandeba umuntu wavuze neza uko wavuze nawe wavuze nabi wese namuvuga. Uyaravuze ati Jafet and Family TV kabisa mutugezaho ibiganiro byiza. Noneho aka kantu mwakoze kuko duhabyenda gusetsa ni wane. Harya wane ni ibiki? Wanene ne katugoragoze wanene. Wanene umunene wanene ni umutobe utarajyamo amazi. Wanene ni umutobe utarajyamo amazi. Mbo akantu mwakoze ko kuduhabyenda gusetsa ni wane. Nanone turebe uyu nguyu nitwa Jean Claude ndi Nyamata ndacyari umusore. Guy ibaze wallahi. Ubu kandi ubu wabonana n'ubu ukiri online ukiri single ukaba uri online wavuye online abandi bana bakiganirira koko. Comment yawe ndayisimbutse akorekanye isoni.
nitwa Jean Claude ndi Nyamata ndabakunda cyane kabisa. New Vision Shop nzaza kuyihahiramo. Urakaza neza muri New Vision Shop. Tuzanaguherekeza tunakongeze rwose. Mbo katurebe n'uyu nguyu nitwa Peter ndi Kibungo Ngoma ndabakurikirana cyane 5 kwa 5. Peter natwe turagusuhuje. Hanyuma aka kantu kabyenda gusetsa rwose mwazanye aka ni sawa cyane. Ahubwo uzatera ikirenge mu cya wa mugabo wambara imisatsi akambara na karuvati mugera ku mavi. Amboka turebe n'uyu nitwa Ketia ndabakunda cyane kabisa. Ewana mutugezaho ibiganiro byiza. Ariko rero ngiye mfite ikibazo. Ambo uyu nguyu rero tugiye kumugira n'inama. Njyewe mfite ikibazo ndacyari singwa kandi ndakuze bihagije kandi nkeneye umugabo mwiza. Ketia reka mugire inama rero mukobwa. Niba ushaka umugabo ugukwiriye uzajya kumwidodeshereza rwose. Sawa murakoze kandi bye. Ciao ciao. Kwa Japhet ni igisubizo cyiza ku bakobwa bitegura kurushinga. Hari amavarisi meza ya ruzungu akomeye, bafite amarido meza, bafite amashuka n'amakuvuro, bafite imikeka myiza kandi metero zose mwifuza. Ababyeyi benda kwibaruka New Vision Shop chez Japhet and Family namwe yabatekerejeho. Bafite ibikoresho byose nkenerwa mukenera mu gihe mwitegura kwibaruka cyangwa se mumaze kwibaruka. Dore yuko bafite amabase meza gukarabirizamo abana n'amaberiso meza y'ubwoko bwose yaba manini n'amatoya yo kurazamo abana. Bafite supaneti nziza z'abana zitabahanda. Bafite pampers nziza z'imvaburayi zidatwika abana. Bafite ibitenge byiza by'ubwoko bwose byabinda abamama bambara bakaberwa ubabonye wese akabiruka nyuma babasaho babo. Muri New Vision Shop chez Japhet and Family banga umwanda, bakunda isuku. Ni nayo mpamvu babazaniye pubere z'amoko yose zaba inini n'intoya ndetse na za zindi mushobora kubikamo imyenda yashaje mukayitandukanya n'imishya. Ukene kubavugisha wabariza kuri nimero zikurikira: 072817 Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp 0768996501. New Vision Shop chez Japhet and Family, isoko y'ubumwe bw'abakiriya, umurava mu bantu bose, ubunyangamugayo n'urukundo. Nimuze tubahe ibyo mukeneye byose ku giciro mutasanga.